Bana b'Imana ni muhumure tugendere mu kuri wa mbere w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo tariki 22/2021. Isomo rya ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 9 n'umurongo wa 15 kugeza kwa 17 wa 19 kugeza kwa 30 no 33 kugeza kwa 62. Zaburi ni ya 23. Uhoraho naho nanyura mu manga yijimye uri kumwe nanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evangelii ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 8 murongo wa 1 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe Yesu yigira ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana maze aricara arabigisha. Nibwo bigisha amategeko n'abafarisayo bamuzaniye umugore we bafashwa asambana, bamuhagarika hagati. Babwira Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yesu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, mugore, babandi bari he? Nta numwe gucira urubanza? Umugore arasubiza ati, nta numwe mwigisha. Yesu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukira aho gucumura ukundi. Iyo ni Evangelii ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo nzira ukuri n'ubugingo naganze mu mitima yacu. Muri aya masomo y'uyu munsi turazirikana ku ngingo remezo igira iti, amaherezo ukuri kuzatsinda. Kurikira urubanza ruryoshye muvandimwe. Bajya bavugira ku banyeshuri mu gihe cya corona, barasubiye iwabo ukuntu batangiye bajya kubaka amazu bakabayedi. Rero mbere yo gupatana babazaga bosi bati, mbere yo gukora tubwire ubuduhe amafaranga ngahe. Noneho bahindukiye bongeye gusubira ku ishuri muri ka kamenyero. Noneho mwarimu yaha abanyeshuri ikizamini bakabanza bakamubaza bati, mbere yo kugikora uraduha ngahe? Babyeyi, amafaranga cyangwa amanota? Babyeyi, mbega ruswa ziraha ziri kuvuza ubuhuha. Bamwe bakabibya imanza z'abandi. Ukuri bakaguhisha bati, mbere y'urubanza uraduha ngahe? Ni amanota se nanone cyangwa n'amafaranga? Aha, abaswa barya ruswa. Mu isomo rya mbere n'Evangelii baratubwira inkuru z'abagore babiri barezwe icyaha cy'ubusambanyi. Iki kirego rero kirangira ukuri kugiye hagaragara. Ni koko ukuri guca mu ziko ntigushye. Babyeyi bavandimwe, abenshi mwagiye mu rubanza. Urubanza rwinjirwamo n'abantu benshi, urega, uregwa, abashinjacyaha, abacamanza, abahamya n'abandi benshi. Muri bo rero reka tuzirikane ku byiciro bitatu by'abantu bari mu rubanza rwagaragaye muri amasomo babiri. Abarega, abaregwa n'abacamanza. Abambere, abarega cyangwa abashinjacyaha. Mu isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ni abasaza babiri bari baratoranijwe nk'inararibonye, ariko muri bo nta kuri bifitemo. Bahimbahimbiye Suzana ibinyoma ko bamufasha asambana. No mu Evangelii abarega n'abigisha amategeko n'abafarisayi baje baregera Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Mu kumwinja bati, wowe se ubivugaho iki? Ikindi twazirikana nuko atari nabo bamwifatiye. Ni nkaho bumvise bivugwa ko yasambanye. Aba kabiri muri izi manza ni abaregwa. N'uyu mugore Suzana bahimbahimbiye ibinyoma akishyira amaboko y'Imana kuko bamucira urwo gupfa kandi nta wundi wamurengera. Nk'uko itegeko ribivuga, nawe wishyire ku ruhande rwe, wasanga muvandimwe ari wo baherutse gukatira. Ariko wahungira kuri Yesu bakagukaturira. Yesu akakugirira imbabazi ukaba umwere. Aba gatatu muri izi manza ni abacamanza. Ni umuhanuzi Daniel na Yesu. Daniel umuhanga wuzuye ubushishozi, Imana ikamukoresha. Intumwa y'Imana Daniel ashoje neza urubanza rwa Suzana, akagaragaza ibyaha by'aba basaza. Nuko abasaza bagahinduka baruharwa kandi ngo aribo baregaga, bikarangira bacira urwo gupfa. Naho Suzana akaba umwere kubera Imana. Daniel muri iri somo arashushanya Yesu umucamanza utabera, utarenganya, umunyakuri. Yesu nawe mu Evangelii asoje urubanza rw'uyu mugore ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Nko mu rukiko barandika. Mu kwandika hasi ni nkaho Yesu mu bushishozi bwe yarari kwandika ibyaha bya buri wese
byumvikane ko abasaza bakoze byinshi babonye batakwihangana gukomeza bareba ibyaha byabo kuko basaziye mu cyaha. Ibyaha byabo ni byinshi. Babyeyi, nta byaho nko gusazira mu ngeso mbi. Rero abasaza batubwira aha ntabwo ari babandi bafite imvi n'imyaka myinshi, ahubwo abasaza mu ngeso mbi, abafite uburambe mu kurya ruswa, abafite uburambe mu ngeso z'urukozasoni, inararibonye mu kwiba, incakura mu manyanga, abasaza mu kwaka ruswa. Kuri iki gihe iyo bakwise umusaza baba bakuzamuye mu ntera, ariko ujye wibaza uti nsazanye iki? Nsaziye mu biki? Ku Mana n'ibihe byaha byansajishije bigatuma nzana iminkanyari n'imvi kuri roho yanjye? Muri iyi vanjiri wa mugore kimugize umwere nuko asigaranye na Yezu, nuko kwemera icyaha agasaba imbabazi, gusigarana na Yezu. Ako kantu aragakunda. Yezu aramubwira ati genda uherukiraho gucumura. Mbega urubanza ruryoshye kandi rusomwe neza. Burya abavandimwe, ukuri guca mu ziko ntigushye. Ni bya bindi by'uko usanga shitani akagusandaza, wasanga Imana ikagusana. Kugumana na Yezu igihe byakomeye, kwishinganisha mu Mana. Hirya kure muri Afurika kera cyane iterambere ikoranabuhanga n'itumanaho bitarasakara, umukobwa wari warasaziye mu ngeso mbi y'ubusambanyi, ariko kugira ngo ntihagire ubimenya yatwara inda agahita ayikuramo, agakomeza kwibera inkumi da. Yaje rero gushaka ashinga urugo, ariko kubera ko akamenyero noneho igihe atwaye inda yigahita yikuramo ubwayo, nkuko yari yaramenyereje umubiri we. Bamara imyaka 12 n'umugabo we nta kana bagira, ariko nanone bari n'abakire mu rwego rwo hejuru, ariko bikanabagora kwakira icyo kibazo. Nuko noneho uyu mugore aza kongera gusama, noneho yegereje kubyara ajya kwa muganga kuhabyarira, aza kubyara, ariko bibabaje abyara umwana upfuye. Nuko yerana umuganga umubyaza aramubwira ati ko ntari butahe mu rugo. Umugabo noneho sinamukira n'umuryango wose, nta mwana njhuye. None rero ushakira aho nkurira undi mwana, ndaguha amadolari 200 ubundi nawe uyibereho neza, ariko nanjye ntahe bamvugiriza impundu nk'abandi bose. Muganga amaze gushyikira rwa rufaranga, hafi aho muri iyo maternité hari undi mubyeyi wari ukuriwe ariko w'umukene nyakujya. Agiye kubyara abyara umwana munini kandi mwiza w'inzobe cyane. Wa mubyaza aramuterura amushyiraho umugore w'umuherwe, dore ko uyu mugore nawe yari munini cyane kandi w'inzobe, mbese ari buberanye n'uyu mwana. Arangije afata wa mwana wapfuye abwira wa wundi w'umukene ko agize ibyago abyaye upfuye. Baba we, mu gihe umukene atangiye kubyina intsinzi, umukene atangira kurira ukuntu abyaye umwana upfuye kandi yumvaga abyaye neza. Muri iyo maternité umuryango wa mugore w'umukire barahura baje bamushagara mu byishimo byinshi bavuza impundu, nuko bahurira nawo umuryango wa mukene nawo baje kureba intumbi bari mu kababaro n'agahinda. Nuko koko abantu bose bateraniye aho bareba wa mwana bakabona ko kwiranye n'umukire afite isura yo mu bakire. Kamwanya wa mwana ararira cyane, ubwo wanyina umufite bamuhaye atangira gupfundura ngo muhibere ubundi aceceke, ariko umwana akarushaho kuboroga cyane. Bashaka no kuri mutamika ku ngufu, noneho akavuza induru cyane. Uko yavuzaga induru, wa mubyeyi w'umukene nawe aharyamye ari gutaka cyane yumva iyo nduru y'uwo mwana. Yashaka kuvuga ko asanga ari umwana we, bakamuzibya akanwa baceceke. Abantu benshi bari bakikije hafi aho ngaho bumvise iyo nduru y'uwo mwana, n'abaganga benshi bo muri iryo vuriro bose barahurura baje kureba ibyabaye. Aho hafi aho hari umusazi wajya guza kwisabira ibyo mu bitaro, nuko yegera wa mwana uri kuvuza induru aramufata. Abantu bagira ubwoba ko agiye kumukubita hasi, nuko ahita amushyira wa mubyeyi w'umukene wari uri kuboroga. Wa mubyeyi n'ibyishimo ahita arapfundura atangira kumuha ibere. Wa mwana araryakira noneho, nuko aratuza araceceka. Abari aho bose bagwa mu kantu baryana inzara bibaza ibibaye, bahita bavuza impundu z'ibyishimo ku mwana abonye nyina koko. Ibintu noneho biba inverse. Abari baje gushyingura bataha bacigatiye uruhinja bagiye muri reception kwakira umwana n'ibyishimo byinshi. Naho babakire ikimwaro cyo cyose kuko cyari reception cyahise gihinduka deception. Wa mugore w'umukire n'ikimwaro ahita afata wa muganga mu mashyingu ngo nazare vuba amafaranga yari yamuhaye. Yewe nanubu baracyari mu manzi. Babyeyi, mbega ruswa ziraha. Hari abantu benshi bamunzwe na ruswa. Umuswa arya ruswa, umuswa atanga ruswa. Ese muyobozi, nta bantu warenganyije umukamwimakazi ngo nuko ari mwene ngofero na mwuzukuru rushati, ukagaha undi ngo afite amavuko azwi ngo yabo n'abakire ngo bazaguha kantu. Baba we, utwo tuntu tuzabakoraho. Ese muyobozi, nta bakozi bawarenganyije ubaziza ubwoko, igihagararo, akarere ngo nuko nta ruvugiro bafite. Ese mucamanza, nta manza z'abandi banywereho amazi ukaziyobya abaguhaye akantu ukemeza ko batsinze kandi ari bo baruharwa. Nuko ngo utibwirije ngo nyure mu gikari wawe ukamukuzaho ukabana mufungisha yewe kandi arengana.
bavandimwe, uyu munsi Daniel na Yezu badufashe kuba intabera mu manza. Twunga abavandimwe bacu twoye kubatezamwe amatiku n'umwiryane. Gusa ba Suzana n'abandi mwese mubesherwa bakabarenganya, imanza zanyu bakazinyweraho amazi. Nimukomere, muhumure, mwiringire Imana, muririre Imana. Harubwo Imana umucamanza mukuru azaza mu ishusho y'umusazi, wa musazi usarakagwa ku ijambo. Bari barakurenganyije, Imana igakoresha ububasha bwayo ukarenganurwa. Bari barakwibye umwana ukongera ukamubona kubera Imana. Icyo bita impuhwe, umubyeyi w'umwana we arwaye cyangwa akagira ikindi kibazo, umubyeyi nyawe arabyumva, nawe yumva ububabare bumugeraho. Uko umwana ataka, burya umubyeyi we aba yashiriye imbere. Ngo kuko Imana iyo turi gutaka turengana, iyo iba yashize za mpuhwe zayo za kibyeyi ikazigaragaza, nuko wataka ugatakamba Imana ikagutabara. Hari abantu benshi, abakobwa, abagore, abagabo, abasore basaziye mu cyaha, basaziye mu ngeso mbi z'ubusambanyi, gukuramo inda. Ni wa muvumo uzakomeza kubakurikirana. Musaza va mu ngeso mbi, muganga mubyeyi subiza umwana nyina. Igihe cyose ufatikanyije n'ababyeyi gito gukuramo inda, iyo ni ruswa muganga we. Ukemera amanyanga n'ubucakura ngo uhemukuramuke, uri umusaza mu cyaha. Muganga utanga ubuzima, Imana ikunyura ngo utange ubuzima. Rero ufasha Imana gukiza abantu bayo aho gufasha shitani kuyongobeza abana b'Imana. Ese mu Kristo wahindutse umukozi wa shitani cyangwa uri umwana w'Imana? Bantu mwasaziye mu cyaha, nimugaruke vuba na bwangu mu bintabera, dore ko amaherezo ukuri kuzatsinda. Yezu nanyume kuba intabera buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.